gushima Imana cyane, Imana idukunda, umuremyi wacu utwitaho uko bukeye n'uko bwije. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reke twicishe bugufi dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, umuremyi wacu, soko y'ibyiza, izina ryawe rihimbazwe. Tuje imbere yawe muri iki gitondo cy'umunsi wa mbere, tukuzamura ishimwe rivuye ku mutima. Tugushimiye ibyiza byose uhora utugirira, tugushimiye n'aya mahirwe atangaje duhaye yo kuboneka imbere y'ubwiza bwawe muri iki gitondo. Ntabwo ari iby'umuntu upfa kwitunganyiriza inzira ze, ahubwo byose ni wowe ubitunganya, ukabitunganyiriza muri twebwe. Reka icyubahiro kibe cyawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, atari wowe utuyoboye ntacyo twakwimarira. Niyo mpamvu tukwinginze ngo uduhe amagambo avuye mu ijuru, ayo magambo atunga ubugingo bwacu kandi adutegurize kuzataha mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Imana ishimwe yo itumenyera ibidutunga, haba mu gitondo, haba ku manywa y'ihangu ndetse na nimugoroba, ikaduha ifunguro ridutunga ariryo jambo ryayo, kugira ngo ritunge ubugingo bwacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Twari tumaze iminsi itari myinshi cyakora tutagira amateraniro mu gitondo mu buryo nk'ubu ngubu. None twongeye gushima Imana yiduhaye amahirwe kugira ngo tuze imbere yayo. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ahantu ho mu ijuru. Ibyanditswe byera bitugaragariza amajuru atatu. Ijuru rya mbere ni aho Imana iba. Iryo ni ryo juru risumba ayandi, nk'uko biboneka mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 14, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 27, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 2 umurongo wa 5, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 umurongo wa 18, Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 6, na Zaburi 148 umurongo wa 4. Iri juru kandi Pawulo yaryise ijuru rya gatatu, kuko yarigezemo ari mu iyerekwa, nk'uko ayo magambo yayagaragaje mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Iri juru risumba ayandi niyo ntebe y'Imana. Mu byigisho twamaze igihe twiga, twasanze yuko iyo abantu badasobanukiwe n'aho Imana iba ngo basobanukirwe n'ijuru, abenshi birangira bagiye mu murongo wa pantheisme, uvuga yuko Imana iri mu kintu cyose, Imana iri ahantu hose. Ubwo buryo rero iyo budashoboye guhabwa ibisobanuro byimbitse, abantu bagera n'ubwo babona bagenzi babo bakabonamo Imana, kandi bigera ku rwego rw'uko abantu bafata icyemezo cyo gusenga abandi. Bamwe bagasenga ibiti, abandi bagasenga inyamaswa, abandi bagasenga inyenyeri, abandi bagasenga izuba n'ukwezi n'ibindi byose, kuko batasobanukiwe n'aho Imana iba, ngo basobanukirwe n'intebe y'Imana aho iri. Ibyo byose bisoza abantu bavuye mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana bakinjira mu murongo wa pantheisme. Ijuru rya kabiri rero, hari ijuru rya kabiri ariryo kandi byanditswe byita isanzure cyangwa ikirere, nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 6 kugera uwa 8. Haravuga ngo Imana iravuga iti, habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure,
igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Zaburi 148 umurongo wa 4 bavuga ngo wajuru risumba amajuru we. Iryo ni rimwe rya mbere twabonye. Mushime nawe mazi yo hejuru y'ijuru. Aya mazi yo hejuru y'ijuru, ibyanditswe byera bitugaragariza yuko igihe Imana yaremaga ikirere yagitandukanije n'amazi kugira ngo gitandukanye amazi yo hejuru n'amazi yo hasi. Niyo mpamvu umunyezaburi rero yavuze ngo nawe mazi yo hejuru y'ijuru, yavugaga amazi yo hejuru y'ikirere. Tugiye rero kureba ijuru rya gatatu. Uburyo twabitondetse kwari kugira ngo duhere ku ijuru rikuru, ariryo ijuru risumba ayandi majuru. Ariko nidusoma mu byanditswe muzatangazwe no kuvuga ngo mu ijuru rya gatatu. Ariko twebwe tubigeranije uyu munsi mu buryo bwo kugenda tureba uburyo bikurikirana. Ijuru rya mbere aho Imana iba, ijuru rya kabiri ikirere, n'ijuru rya gatatu tugiye kureba nonaha. Ijuru rya gatatu rero mu buryo bwumvikana niho abakiranutsi bo mu isi batuye mu buryo bw'umwuka, aho bumvira Imana itanga amategeko akabahindukira isezerano uko yandika mu mitima yabo. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 6 haranditswe nuko ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Iri juru rero niryo juru abakiranutsi babamo, nibwo bwami bw'Imana ku isi. Iri juru kandi nk'uko tuza kubibona, iri juru niryo torero ry'Imana, niryo torero ry'abasigaye. Iri juru Imana ivuga ahangaha ntabwo ari ijuru rya rusange ririmo umubare w'abanditswe bose mu itorero, ahubwo ni umubare w'abanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abo ngabo Imana ibarebye ibabona mu butware bwayo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze abwira Abefeso ati ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu bari muri Kristo Yesu bose nta teka bazacirwaho, kubera yuko baba barangije kwinjira mu bugingo, kandi ubwo bugingo Imana ibubona neza, ibabonera mu mwana wayo. Abo ngabo bari mu ahantu ho mu ijuru. Kugira ngo rero tubyumve neza, tugiye gusobanukirwa neza ahantu ho mu ijuru. Ahantu ho mu ijuru ni aho abantu b'Imana bari muri iyi si, nk'uko byahishuwe igice cya 14 tuza kubibona. Ari byanditswe ngo bacunguriwe mu bantu. Abantu b'Imana bakaba babana n'abandi bantu kuri iyi si, ariko batarya nk'ibyo barya, batagenda nk'uko bagenda, batambara nk'uko bambara, batavuga nk'uko bavuga, badatekereza nk'uko abandi batekereza. Kubera iki? Kubera ko bari ahantu ho mu ijuru. Abo kandi abantu bameze batyo nibo ibyanditswe bivuga ngo bacunguriwe mu bantu ngo bamuganura ku Mana. Nibo kandi ibyanditswe bivuga abantu 142. Ibyesho igice cya 14 umurongo wa 4 n'uwa 5 haranditswe abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Aba ari ahantu ho mu ijuru, ntabwo bandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacungure mu bantu kugira ngo bamuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Kugira ngo dusobanukirwe n'aba bantu, dukwiye gusobanukirwa n'ijambo ibyanditswe byita ahantu ho mu ijuru. Itangira igice cya 1 umurongo wa 1. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Abakurambere n'abahanuzi paje 27. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Ayo magambo aboneka muri Zaburi ya 33 umurongo wa 6 n'uwa 9. Niwe washimangiye isi ku mfatiro zayo, isi ntizigera inyeganyega iteka ryose. Igihe isi yavaga mu biganza bya Rurema, yari nziza bihebuje. Yari iriho imisozi, udusozi n'ibibaya birimo inzuzi nziza n'ibiyaga bibereye amaso. Ariko udusozi n'imisozi ntibyari bihanamye ngo bigire ibihanamanga n'imikuku biteye ubwoba nk'uko bimeze ubu.
udusongero n'ibitare byari bitabye mu butaka bwarumbukaga, bigatuma ahantu hose hamera ibyatsi bitoshye. Ntiharangwaga ibishanga bibi cyangwa ubutayu butagira ikimera. Iyo warebaga hose, amaso yakubitanaga n'ibiti by'igikundiro n'indabo zishimishije. Impinga z'imisozi zariho ibiti by'inganzamarumbu ubu tutabona. Umwuka wo mu kirere wari mwiza utagira ubwandu. Isi yose yarushaga ubwiza ubusitani bw'ingoro zirimbishijwe cyane. Abamarayika bazaga kuyisura bishimye, maze bakanezezwa n'imirimo itangaje y'Imana. Ntabwo dushobora gusobanukirwa neza ahantu ho mu ijuru tutari twasobanukirwa n'uburyo Imana yaremye isi. Uburyo umuntu wa mbere wari utunganye yabaga mu isi ndetse n'ibyari bimuzengurutse. Kubisobanukirwa ubwabyo nibyo bidukura mu rujijo, tugasobanukirwa n'inzira y'Imana, tukifuza gutura aho Imana yita ahantu ho mu ijuru. Amaze kurema isi n'ibiyirimo byose, Umuremyi yuzurisha umurimo we kurema umuntu, ari we wari waremewe isi, nuko ayituzwaho. Ahabwa ubutware bw'iby'ijisho ryose ryabashaga kubona, nk'uko Imana yavuze, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atwara isi yose. Nuko Imana irema umuntu afite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibyo bigaragaza inkomoko y'ikiremwa muntu, kandi mu bitabo byo mu ijuru handitswe ko nta nenge yari afite. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo bwite. Aha nta mayobera ahari. Ntaho wahera uvuga ko umuntu yagiye ahinduka buhoro buhoro ava mu dukoko duto cyangwa se mu bimera. Inyigisho nk'izo zitesha agaciro umurimo ukomeye w'Umuremyi, kandi zigashyira umuntu hasi cyane ku mitekerereze y'isi. Mu gushaka gutesha agaciro umuntu bamuvutse inkomoko ye y'icyubahiro, abantu baba bagamije gukuraho imbaraga y'Imana yo kurema isanzure n'ibirimo byose. Uwaremye isi y'agahebuzo akayitaka uburabyo bwiza, uwujuje isi n'ijuru ibitangaza by'imbaraga ze, ubwo yaza gushyira umusozo ku murimo we w'icyubahiro, azana uwo gutegeka ibyaremwe byose bitagira inenge, ntiyananiwe kurema icyaremwe gishyitse ngo agihe umwuka w'ubugingo. Impamvu si ibi byose tubireba ni iyihe? Ntabwo dushobora gusobanukirwa n'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo dushobora gusobanukirwa n'ubwami bw'Imana igihe tutari twasobanukirwa neza uburyo Imana yaremye umuntu utunganye, ikamushyira ahantu hatunganye, kandi ikaba yifuza kongera gutunganya umuntu muri ubwo buryo, ikamwicaza ahantu ho mu ijuru ari muri Kristo Yesu, aho imuha amategeko akayumva, nk'uko Imana yavuganaga na Adamu kera, Adamu akumva, igihe yari akiri mu ngobyi ya Edeni. Uwaremye isi y'agahebuzo akayitaka uburabyo bwiza, uwujuje isi n'ijuru ibitangaza by'imbaraga ze, ubwo yazaga gushyira umusozo ku murimo we w'icyubahiro, azana uwo gutegeka ibyaremwe byose bitagira inenge, ntiyananiwe kurema icyaremwe gishyitse ngo agihe umwuka w'ubugingo. Inkomoko y'ubwoko bwacu, nk'uko tubibwirwa n'ibyanditswe byahumetswe na Mwuka, yerekana ko ituruka ku Muremyi nyir'ubushobozi, ko tudakomoka ku ruhererekane rw'ihindagurika ry'udukoko, ibijonjogoro n'inyamaswa zigenza, ndetse n'inyamaswa zigenza amaguru ane. Nubwo Adamu yakuwe mu mukungugu, yari umwana w'Imana, nk'uko biboneka muri Luka igice cya 3:38. Aya magambo kandi dusomye aboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi, paji ya 27 isuri ya 3. Ngiyi si nziza rero Imana yari yarateganyirije umuntu utunganye. Umuntu yashyizweho nk'uhagarariye Imana ngo abe umutware w'ibindi byaremwe. Ibindi biremwa bidafite ubwenge nk'ubw'abantu ntibishobora gusobanukirwa cyangwa kumenya ubudahangarwa bw'Imana ishobora byose, ariko kandi byahawe ububasha bwo gukunda no gukorera abantu. Umunyezaburi aravuga ati, aya magambo tugiye gusoma ari muri Zaburi ya 8:6-8. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose kugira ngo abigenge, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere, n'ibindi biremwa byose biba mu mazi. Ibi rero bikuraho igitekerezo cy'ihindagurika ribwira abantu yuko isi yaremwe mu myaka za miliyari, kandi ko umuntu yagiye ahinduka ava ku gikoko ajya ku kindi, kugeza ubwo umuntu yaje guhinduka umuntu ugaragara ubu ngubu.
ibyo rero byaba ari ugutesha agaciro Imana ndetse n'umuntu Imana yaremye atunganye. Ibyanditswe tuza kubona bivuga ngo iyamuremye ari munsi y'abamarayika haburaho gatoya. Umuntu yagombaga kugaragaza ishusho y'Imana ari inyuma mu bigaragara ndetse no mu mico yayo. Kristo gusa niyo shusho ya kamere ya Data wa twese nk'uko biboneka mu Baheburayo igice cya 1:3. Ariko umuntu we yaremwe asa n'Imana. Kamere ye yari ihuje n'iby'Imana ishaka. Ubwenge bwe bwari bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ibintu by'ubumana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa kandi yategekaga irari ry'umubiri we. Yari intungane kandi akanezezwa no gusa n'Imana ndetse akagendera mu bushake bwayo. Umuntu akiva mu biganza by'umuremyi we yari afite igihagararo giheranije n'uburanga buzira amakemwa. Imiterere ye yagaragaza ubuzima buzira umuze n'ibyishimo bitarondoreka. Adamu yari afite igihagararo gisumba kure cyane cy'abagabo bariho muri iki gihe. Nubwo Eva yari mugufi ho hato, yari ateye neza kandi yari mwiza. Abo baziranenge bombi bataracumura, nta myambaro idasanzwe bambaraga, bari bambitswe n'umucyo n'ikuzo byari bibatwikiriye nk'iby'abamarayika bambara. Ndagira ngo badukurikiye mwumve neza ibi. Umuntu yambaraga nk'uko abamarayika bambara. Igihe bari bafite imibereho yumvira Imana, iyo kanzu y'umucyo bari bagikomeje kuyambara. Ayo magambo aboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi, paji ya 28 isubi ya 3. Adamu amaze kuremwa, yazaniwe buri cyaremwe cyose imbere ye ngo acyite izina. Abona ko buri kiremwa cyose cyahawe umufasha wacyo, ariko muri ibyo biremwa byose umufasha bakwiranye yari ataraboneka. Mu by'Imana yari yaremye ku isi byose, nta na kimwe cyari kimeze nk'umuntu. Maze noneho Imana iravuga iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umuntu ntiyaremewe kuba mu bwigunge, yagombaga kuba ikiremwa gisabana. Iyo atagira umufasha, ibyiza byari bimukikije n'imirimo ishimishije yagombaga gukorera mu busitani bwa Edeni byari kubasha kumuha umunezero uzira amakemwa. Ndetse n'umushyikirano we n'abamarayika ntibashoboraga guhaza icyifuzo cye cyo kubona uwo bifatanya nka mugenzi we. Nta wasaga nawe wari uhari ngo bagaragarizanye urukundo. Niyo mpamvu Imana imaze kurema Adamu, ikabona Adamu ari wenyine, ikabona nubwo yaba ari kumwe n'abamarayika ntabwo yaba anyuzwe cyane kuruta ko yaba ari kumwe n'uwo basa, n'uwo bateye kimwe, n'uwo bafite imiterere imwe. Niyo mpamvu Imana yamuremeye umufasha ngo babane. Imana ubwayo niyo yahaye Adamu umufasha. Yamuhaye umufasha bakwiranye, umufasha umeze nkawe, waremeye kuba mugenzi we koko, kandi washoboraga kuba umwe nawe mu rukundo no kwifatanya nawe. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu, bisobanura ko atagombaga gutegeka umugabo ngo abe umutwe w'urugo cyangwa akandagirirwe munsi y'ibirenge nk'insuzugurwa, ahubwo yagombaga kumuba iruhande nk'uwo bangana, uwo gukundwa no kurindwa n'umugabo. Ndagira ngo ibintu byumvikane. Imana niyo yashyizeho gahunda. Irema Adamu imugira umutware, irema na Eva imugira umufasha, ariko yamukuye mu rubavu. Mwuka w'ubuhanuzi mu Bakurambere n'Abahanuzi, paji ya 29 isubi ya 1, haravuga ngo Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu, bisobanura ko atagombaga gutegeka umugabo we ngo abe umutwe w'urugo cyangwa ngo akandagirirwe munsi y'ibirenge nk'insuzuguro, ahubwo yagombaga kumuba iruhande nk'uwo bangana, uwo gukundwa no kurindwa n'umugabo. Eva yari umwe na Adamu, igufa ryo mu magufa ye, akara ko mu mara ye, yari Adamu wundi, byerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano. Niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Befeso igice cya 5:29 agira ati, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukundwakaza. Itangira igice cya 2:24 rero naho harakomeza ngo, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Imana rero niyo yahanze ubukwe bwa mbere iranabwizihiza. Bityo rero uwo muhango watangijwe n'umuremyi w'ijuru n'isi. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 13:4 handitswe ngo, gushyingiranwa kubawe n'abantu bose. Ni imwe mu mpano z'Imana ku muntu, kandi n'umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo amaze kugwa mu cyaha. Igihe amahame mvajuru yitayeho kandi akubahirizwa, gushyingiranwa biba umugisha, birinda ukwera n'umunezero by'abantu,
bigaha umuntu ibyo akeneye mu buzima, bikazamura imikurire y'umubiri, iy'ubwenge ndetse n'iy'iby'umwuka. Ayo magambo aboneka mu bakurambere n'abahanuzi, paji ya 29 isura ya 2. Uwiteka Imana ikeba ingobyi iro muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Ubwo Imana yari yaremye byose byari byiza. Ibyo Imana yari yaremye byose byari byiza, bizira amakemwa, kandi nta na kimwe cyagaragaraga ko kidashaka kunezeza abo bantu b'intungane. Nanone kandi Imana yabahaye indi mpano y'urukundo rwayo, ibategurira ubusitani budasanzwe ku rugo rwabo. Muri ubwo busitani harimo ibiti by'amoko yose, ibyinshi muri byo bihunze amatunda aryoshye cyane. Hari imizabibu iteye ubwuzu, igororotse, isa neza, kandi amashami yayo yari aremerewe n'amatunda yikundiwe. Adamu na Eva bagomba kumenyereza ayo mashami y'imizabibu kwigonda, maze bakibera aho batwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bitoshye. Hari indabyo zifite impumuro nziza cyane n'amabara yose ashashagirana. Hagati muri ubwo busitani harimo igiti cy'ubugingo cyarushaga ibindi byose ubwiza. Amatunda y'icyo giti yarabagiranaga nk'izahabu n'ifeza, kandi yari afite ububasha butuma umuntu adapfa. Noneho rero irema ryari rigeze ku musozo waryo. Niyo mpamvu Yobu igice cya 38 umurongo wa 7 nk'uko tuza kuhabona, turaza kubona uburyo Imana igeze ku musozo irema ibyo mu ijuru byanejejwe n'umurimo utangaje w'Imana. Ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira bityo. Imana ireba ibyo yari imaze kurema ibona ari byiza cyane. Edeni yari ku isi. Adamu na Eva bari bafite uburenganzira bwo kwegera igiti cy'ubugingo. Iryo rema ritunganye ntiryagiraga ikizinga cy'icyaha cyangwa igicucu cy'urupfu. Yobu 38:7, icyo gihe inyenyeri zo mu rukerera zaririmbaga zikiranya, abana b'Imana bose bavuzaga impundu z'ibyishimo, kuko bari bamaze kunezezwa n'umurimo utangaje Imana imaze gukora, ari wo kurema. Umurimo ukomeye yashyizeho imfatiro z'isi. Isi yose ayitaka ubwiza kandi ayuzuza ibintu byose umuntu akeneye. Yaremye ibiba ku butaka byose n'ibyo mu nyanja. Mu minsi 6 umurimo ukomeye w'irema wari urangiye, maze Imana iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose. Kandi Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yose y'ibyo yaremye. Imana yanyuzwe n'umurimo w'intoki zayo. Ibyaremwe byose nta nenge byari bifite kuko bibereye umuremyi wabyo, kandi yararuhutse bidatewe n'umunaniro, ahubwo bitewe no kwishimira ibivuye mu buhanga bwayo no mu neza yayo, hamwe no kwerekana ikuzo ryayo. Imana imaze kuruka ku munsi wa 7 iraweza, cyangwa irawiyegurira nk'umunsi w'ikiruhuko ku muntu. Akurikije urugero yari ahawe n'umuremyi, umuntu yagomba kuruhuka kuri uwo munsi wejejwe, kugira ngo niyitegereze ijuru n'isi, bituma atekereza iby'umurimo ukomeye w'Imana wo kurema, kandi nabona ibyerekana ubuhanga n'ineza by'Imana, umutima we wuzura urukundo no kubaha umuremyi. Muri Edeni, Imana yashyizeho urwibutso rw'umurimo wayo w'irema, ubwo yahaga umugisha umunsi wa 7. Isabato yahawe Adamu, ari we se kandi akaba n'uhagarariye ikiremwamuntu. Kuyubahiriza byari igikorwa cyo gushimira ku ruhande rw'abari gutura mu isi ko Imana ariyo muremyi wabo, kandi ko ariyo mwami wabo w'ukuri, kandi ko ari umurimo w'intoki zayo, ndetse bakaba abantu bayo. Niyo mpamvu uwo muhango wera agomba kuba urwibutso, kandi ukaba warahawe ikiremwamuntu cyose. Nta kintu na kimwe kidasobanutse cyari muri wo, cyangwa ngo ube ugenewe abantu bamwe. Imana yabonye ko isabato ari ingenzi. Imana yabonye ko isabato ari ingenzi cyane ku muntu, ndetse ko azayiruhuka no muri paradizo. Yagomba kureka inyungu ze bwite umunsi umwe muri 7, kugira ngo yitegereze bihagije imirimo y'Imana, kandi atekereze ku mbaraga n'ineza byayo. Yari akeneye isabato kugira ngo imwibutse Imana byimbitse, kandi bituma yishimira, kuko ibyo yishimiraga n'ibyo yari afite byose byakomotse mu kiganza cy'umuremyi cyuzuye ubuntu. Ndagira ngo nongere nibutse abadukurikiye ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo ahantu ho mu ijuru. Iyi mibereho rero Adamu yagombaga kuba afite, yagombaga kubishushanya neza uko mu ijuru hameze. Iyo mibereho ni nayo abantu b'Imana bagomba kubaho muri iyi minsi,
bagatera umugongo iby'isi, ahubwo bagatekereza ibyo mu ijuru, Imana ikabafata nk'abantu bibereye ahantu ho mu ijuru. Ababyeyi bacu ba mbere nubwo baremwe ari intungane kandi ari abaziranenge, ntibari ku rugero rudashobora gukora ikibi. Imana yabaremye bafite umudendezo, bashobora kugenzura ubuhanga n'ubugwaneza by'imico mbonera y'Imana n'ubutabera bw'ibyo ibasaba, kandi bafite ubwigenge busesuye bwo kwihitiramo kumvira cyangwa kutumvira. Bagombaga kwishimira gushyikirana n'Imana hamwe n'abamarayika batunganye, ariko mbere yo kugira uburinzi buhoraho n'ubuyoboke bwabo bwagombaga kugeragezwa. Mbere na mbere umuntu akiremwa, hashyizweho itegeko ribuzanya kwishyira imbere, aribyo byabaye intandaro yo gucumura kwa Satani. Igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari hafi y'igiti cy'ubugingo hagati mu busitani, cyari cyashyiriweho kugerageza kumvira, kwizera n'urukundo by'ababyeyi bacu ba mbere. Ubwo bari bafite umudendezo wo kurya ku bindi biti, babujijwe kurya ku mbuto z'icyo giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi kugira ngo badapfa. Bagombaga nanone guhangana n'ibigeragezo bya Satani, ariko iyo bihanganira icyo kigeragezo bajyaga kumunesha, bagahora banezeranwa n'Imana kandi bakabaho nk'uko abamarayika babaye. Imana yahaye umuntu amategeko amugenga nk'ikintu cy'ingenzi yageneye mu mibereho ye. Yari umuyoboke w'ubutegetsi bwayo, kandi nta butegetsi butagira amategeko abugenga. Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora kwica itegeko ryayo. Yashoboraga no kubuza Adamu gukora ku mbuto yari yabujijwe. Nyamara muri icyo gihe umuntu ntiyari kuba agifite umudendezo, ahubwo yari kuba ahindutse igikoresho. Hatabayeho umudendezo wo kwihitiramo, kumvira kwe kwajyaga kuba ari uko agahata wo kuba uko ubushake. Nta gukuza imico mbonera byari kubaho. Iyo bigenda bityo rero, byari kuba binyuranyije n'umugambi w'Imana wo kwita ku bindi byaremwe ku isi. Ntibyari kuba bikwiye umuntu waremanywe ubwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana ku butegetsi bwayo ari ubw'igitugu. Imana yaremye umuntu utagira amakemwa, yamuhaye ibintu by'agatangaza biranga imico mbonera. Nta cyajyaga gutuma yerekera ku bibi. Yamuhaye ubushobozi bwo gutekereza buhambaye, kandi ishyira imbere y'ibishoboka byose byatuma adateshuka ku Mana. Kumvira, kuba indakemwa no kubaho by'iteka ryose, nibyo byajyaga gutuma agira umudendezo w'iteka. Byari kandi kuzatuma yegera igiti cy'ubugingo. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kuba intangarugero ku ngo z'abana babo bajyaga gutura mu isi. Urugo rurimbishijwe n'ukuboko kw'Imana ubwayo ntirwari kubura ingoro ishimishije. Bitewe n'ubwibone, abantu bashimishwa no gutura mu mazu y'ibitabashwa kandi ahenze cyane, maze bakirata imico y'intoki zabo, ndetse bakirata imirimo y'intoki zabo. Nyamara Imana yatuje Adamu mu busitani, aho niho hari icumbi rye. Ijuru niryo ryari igisenge cy'inzu ye, isi n'ibiriho byari ikirambi, naho amashami atoshye y'ibiti byiza yari umusego. Inkuta z'iyo nzu zari zirimbishijwe n'ibintu by'igiciro, ariyo mirimo ikomeye y'umuhanzi w'icyatwa. Ibyo biremwa bitagira inenge byari bikikijwe n'icyigisho cy'ibihe byose, kivuga ko umunezero nyakuri utabonerwa mu kwishyira hejuru n'umurengwe, aho guturuka ku mushyikirano tugirana n'Imana binyuze mu byo yaremye. Iyo aba abantu bahabwa agaciro gake ibintu bidasanzwe, bakimenyereza ibyoroheje, baba barashyikiriye umugambi Imana yabaremeye. Ubwibone no kwikuza ntibijya binyurwa, ariko abanyabwenge nyakuri umunezero wabo uzakomoka mu kwishimira iby'Imana yabahaye. Ababayeho muri ubu buzima rero muri ubu buryo, niyo ijambo ry'Imana ryita abantu babayeho, abantu batuye ahantu ho mu ijuru. Abantu batujwe muri Edeni bashinzwe uwo murima ngo bahingire ibirimo kandi banawurinde. Umurimo wabo ntabwo wari uruhije, ahubwo wari ushimishije kandi udasaba ingufu. Imana yateganyije umurimo wo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke n'ubwenge. Mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko, ni imwe mu byo Adamu yaboneyemo umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe, igihe yari ataracumura. Ariko ubwo yari amaze gucumura, yirukanwe hahandi yari atujwe hanejeje, ahatirwa guhinga ubutaka butari bukirumbuka, kugira ngo ashobore kubona ibimutunga bya buri munsi. Umurimo wari uhabanye cyane n'uwo yakoraga akiri muri Edeni, wamurindaga ibishuko kandi ukamubera isoko y'umunezero. Ababona umurimo nk'umuvumo, nubwo gukora binaniza kandi bigatera ingingo kubabara,
abo baribeshya cyane. Kenshi abakire barebana agasuzugura abakoresha amaboko yabo, ariko ni ikintu kitagira inenge kuko kijyanye n'umugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Mbese umutunzi ukomeye cyane yaba afite ibingana iki ugereranije n'ibyo Adamu yaremewe n'Imana yari afite? Mbese umutunzi ukomeye cyane yaba afite ibingana iki ugereranije n'ibyo Adamu yaremewe n'Imana? Nanone kandi Adamu ntiyagomba kuba inkorabusa, kuko umuremyi wacu asobanukiwe n'igishimisha umuntu, ndetse yageneye Adamu umurimo. Mu buzima umunezero nyakuri ubonwa n'abagore bakoresha amaboko yabo. Abamarayika ni abakozi batigana, ni ibyegera by'Imana bikorera abantu bayo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Niyo mpamvu abanebwe ntibashobora gutura ahantu ho mu ijuru. Iyo bazakomeza kuba indahemuka ku Mana, Adamu na mugenzi we bari kwigarurira isi. Bari bafite uburenganzira kuri buri kintu cyose nta mupaka. Intare n'umwana w'intama byarishaga hamwe hafi yabo mu mahoro, cyangwa bikaryama ku birenge byabo. Inyoni zinezerewe zakiniraga iruhande rwabo zitabatinya, kandi ubwo indirimbo zazo zinogeye amatwi zazamukaga zisingiza umuremyi, Adamu na Eva bikiranyaga nazo bashimira Data wa twese n'Umwana. Abo bantu b'intungane ntibari abana gusa barerwa n'Imana, ahubwo bari abigishwa bahabwa amabwiriza n'umuremyi nyir'ubwenge bwose. Bagendererwaga n'abamarayika kandi bagashyikirana n'umuremyi wabo imbonankubone. Bari bafite imbaraga bakomora ku giti cy'ubugingo, kandi ubwenge bwabo bwari munsi y'ubw'abamarayika ho hato. Imana igenga byose kandi ibeshejeho byose yabahishuriye amayobera y'ibyari ku isi, ibitangaza by'ubuhanga bwayo buhebuje, nk'uko biboneka muri Yobu 37:15. Ibyo kandi byari byo nkomoko y'umunezero n'amabwiriza bitarondoreka. Umuremyi n'umugenga wa byose yari yarahaye Adamu na Eva ubumenyi buhanitse bwo kumenya amategeko agenga ibyaremwe n'imikorere yabyo, ari byo abashakashatsi bamaze imyaka ibihumbi magana biga. Ari byo abashakashatsi bamaze imyaka ibihumbi, reka nsubiremo aya magambo yumvikane neza. Umuremyi n'umugenga wa byose yari yarahaye Adamu na Eva ubumenyi buhanitse bwo kumenya amategeko agenga ibyaremwe n'imikorere yabyo, ari byo abashakashatsi bamaze imyaka myinshi biga. Bagiranaga ikiganiro n'ibibabi, indabyo n'ibiti, kandi bakamenya amabanga y'imibereho yabyo. Adamu yari amenyeranye na buri kiremwa cyose, uhereye ku bifi binini bya Lewiyatani byo mu nyanja ukageza ku dukoko duto tuguruka mu kirere, kuko ariwe bari baragiye abyita amazina. Yari azi kamere n'imico yabyo byose n'ibyo bikunda. Ikuzo ry'Imana mu ijuru, imibumbe itabarika n'uko ikurikirana, uko ibicu binyuranamo, amayobera y'umucyo n'amajwi, amayobera y'amanywa n'ijoro, ibyo byose byari bimwe mu byo ababyeyi bacu ba mbere bagombaga kwiga. Izina ry'Imana ryari ryanditswe ku kibabi cyose cyo mu ishyamba, cyangwa ku ibuye ryose riri ku musozi, ku nyenyeri yose irabagirana, ku isi, ku mwuka no mu kirere. Gahunda no guhuza bigaragara mu irema byerekana ubwenge n'ubushobozi bw'Imana bitagira akagero. Hari byinshi byareherezagaho imitima yabo kuzuzwa urukundo, kandi bigatuma bagaragaza ishimwe ryabo. Iyo baza gukomeza kugendera amategeko y'Imana, bajyaga guhora bunguka ubushobozi butuma ubumenyi, ibyishimo n'urukundo byabo byiyongera uko bwije n'uko bukeye. Bajyaga gukomeza kunguka ubutunzi n'ubumenyi, bakavumbura amasoko mashya aturukamo umunezero, kandi bakarushaho gusobanukirwa iby'urukundo rw'Imana rutarondoreka kandi rudacogora. Aya magambo aboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje 33, isura ya 2. N'uyu munsi rero Imana umuremyi wacu ashaka ko idutunganya ngo tugeze ku rugero rwo hejuru mu buryo bw'umwuka, ngo tumere nk'uko ababyeyi bacu ba mbere bari bameze mu mitekerereze batarakora icyaha. Ibyo bigomba gukorerwa rero mu rugendo rwo kwezwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, Ibyakozwe n'Intumwa, paje 36, isura ya 5 haranditswe ngo
iyo amaze kwemeza abantu ibyaha no kwereka imitima yabo urugero rw'ubutungane, Mwuka Muziranenge atuma bazinuka iby'isi, akabuzuza kwifuza ubutungane. Umukiza yaravuze ati, azabayobora mu kuri kose. Amagambo aboneka muri Yohana 10:16. Niba abantu bifuza guhindurwa, hazabaho kwezwa k'umuntu wese uko yakabaye. Mwuka Muziranenge azafata iby'Imana maze abyandike mu mutima. Kubw'imbaraga ye inzira y'ubugingo izagaragara mu buryo ntawe uzayiyoba. Niyo mpamvu umugambi Imana ifite, kandi ni umugambi ukomeye, ni uko umuntu yongera gutungana, ikamukuramo ikibi cyose nk'uko yabisezeranye mu Itangiriro igice cya 3:15, ndetse ibyo ikabishyira mu bikorwa nk'uko bigaragara mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 33:6. Haranditswe, kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe. Uwiteka Imana yawe izabikuramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Umurongo wa 6. Niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, niba uzaba uhindukira Uwiteka Imana yawe, uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira. Umurongo wa 11. Kandi atari ayakure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze uti, ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti, ninde uri butwambukire inyanja ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Umugambi rero Imana ifite kugira ngo dutuze ahantu ho mu ijuru, ni uko ishyira amategeko yayo mu mitima yacu, tukayumvira biturutse ku Mana bidaturutse ku mibereho yacu. Yesu yagaragaje uburyo uko gukiranuka kubasha gutura mu mutima w'umuntu muri Yohana igice cya 8:31-32 agira ati, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri ko mu ijambo ry'Imana niko konyine gufite ububasha bwo kubatura umuntu ku ngoyi y'icyaha, bukamukura mu mibereho isanzwe y'ab'iyi si, bukamwicaza ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka, aho yumva Imana itanga amategeko, aho yumva isezerano ry'Imana ryanditswe mu mutima akaryumvira. Mu gitabo cyitwa Ahantu ho mu ijuru, In Heavenly Places, page 16, haranditswe, ubwo Imana yoherezaga umwana wayo ngo adupfire ku musaraba, kwari ukugira ngo tubone ubugingo no kudapfa, tubiheshejwe n'ubutumwa bwiza, no kugira ngo adukize icyaha. Iyo niyo mpamvu yazutse mu bapfuye, natwe afite umugambi wo kutuzura ngo twicazanye nawe, aduha ubugingo bwe, atwuzuza ibyishimo n'umunezero. Niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Efeso igice cya 4:4-7 agira ati, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Aya magambo ni amagambo yo gutekerezwaho cyane, ni nayo kandi ashingiyeho icyigisho cy'uyu munsi. Pawulo yaravuze ngo, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, arakomeza ati, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Abakiriye Kristo bose rero muri ubwo buryo, bakemera igitambo cye, bagaheshwa nawe kumvira umwuka w'Imana wemeza imitima yabo, abo bose abicazanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka bakiri hano ku isi, bagahabwa ubugingo buhoraho ubwo Imana itabeshya yasezeraniye abayikunda. Yohana igice cya 5:24. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yohana igice cya 6:40. Kuko icyo Data ashaka ni
ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Icya mbere, guhabwa ubugingo buhoraho ntabwo ari ibyo mu gihe kizaza, ahubwo guhabwa ubugingo buhoraho bigomba kuba muri iki gihe. Noneho ahubwo abahawe ubugingo buhoraho, abicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ijambo ry'Imana rirakomeza rivuga ngo, kandi ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, aba bufite akiri kuri iyi si, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yohana 6:40. Kuko icyo Data ashaka ni ukugira ngo umuntu witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ubugingo buhoraho buhabwa uyu munsi, ariko noneho nzamuzure ku munsi w'imperuka, kugira ngo ave ahantu ho mu ijuru ho mu buryo bw'umwuka muri iki gihe, azajye guturana n'Imana mu buryo bugaragara, mu ijuru ry'ahafatika, mu ijuru ry'ahagaragara, mu ijuru nk'ahantu atari noneho mu buryo bw'umwuka, noneho mu buryo bugaragara. Ubu buntu rero butuzanira agakiza, butwicaza ahantu ho mu ijuru, kandi ubuntu bwarabonetse. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Tito igice cya 2:11-14 agira ati, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo ducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo ubwoko bwe bwite bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Abantu b'Imana rero bagomba gusobanukirwa neza ko umugambi Imana ifite ari ukudukura mu isi, ikadukura mu mitekerereze y'ab'isi, ikadukura mu mirire y'ab'isi, ikadukura mu migendekere yose n'imikorere y'ab'isi, ahubwo ikatwicaza ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka, none ikadutegurira kuzataha mu bwami bw'Imana. Abefeso igice cya 1:1-12 haranditswe, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kuduhindura abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagira ubushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twaraze umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tubeho gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera kose. Abantu batunganijwe n'Imana ikabicaza ahantu ho mu ijuru rero, nibo Salomo ahumekeye n'umwuka w'Imana yanditse, avuga mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6:10 avuga ngo, uyu ninde utungutse ameze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizubazuba, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Kuki yageranijwe n'umuseke utambitse? Kuki uyu muntu ijambo ry'Imana rimugereranya n'umuseke utambitse? Nuko mu Migani igice cya 4:18 handitse ngo, ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. None iyi nzira iboneka. Zaburi 77:14, Mana inzira yawe irahera, ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rero? Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa n'ubuturo bwera, kugira ngo twinjire mu nzira y'Imana, kugira ngo tujye aho Imana itangira amategeko tuyumve, tujye aho Imana itangira amabwiriza tuyumve, tujye aho Imana itubwira ngo ndashaka ko mwambara gutya tubyumve, tujye aho Imana itubwira ngo ndashaka ko murya gutya tubyumve, tujye aho Imana itubwira ngo ndashaka ko muririmba gutya tubyumve. Ariko ibinyuranye n'ibyo, niyo mpamvu abantu bakora ibyo bishakiye, kuko batari mu butware bw'Imana, kuko batari ahantu ho mu ijuru. Kubera ikintu cyose kivuzwe, iyo kivuye mu byanditswe bajya impaka,
kubera yuko ubutware bw'Imana ntabwo bukorera mu mitima yabo. Twebwe rero Imana iraturarikira kugira ngo tuze ahantu ho mu ijuru, tuze mu buturo bwayo, maze duhe amabwiriza tuyumve, kugira ngo huzuzwe amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibe mu isi. Iyi si yavugwaga ni isi y'ahantu ho mu ijuru, nk'uko bibaho mu ijuru, kugira ngo Imana itange amategeko mu ijuru, mu isi yumvikana. Ubwo bwami nibwo umugaragu w'Imana Dawidi yabagamo igihe yandikaga amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 20, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 umurongo wa mbere, asobanura uburyo, ndetse n'uwa kabiri, asobanura uburyo umwuka w'Uwiteka yari kuri we. Ku igihe yahimbaga zaburi za Isirayeli, umwuka w'Uwiteka yari kuri we, ndetse igitangaza kirimo ni uko izi zaburi ziririmbwa no mu ijuru, zikaba zarandikiwe mu isi no mu ijuru zikaririmbwa, kubera yuko abari mu butware bwa Kristo aba ari ahantu ho mu ijuru, ibyo bakora ntabwo binyuranyije n'amahame yo mu ijuru. Yesaya rero igice cya 35:8 tugiye kureba ya nzira inyurwamo n'abameze bate. Yesaya igice cya 35:8 haranditswe, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi, abagenzi n'aho baba baswa ntibazayiga. Iyi nzira y'Imana igomba kuba nyabagendwa, ikaba ari inzira yo kwera, ariko abanduye imitima ntibashobora kuyicamo. Mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo rero, ndagira ngo aya magambo tuyiteho cyane. Mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, itorero rinesha rigomba kwerekanwa. Muri icyo gihe Kristo azashobora kwerekana itorero rifite ubwiza, rizaba rigizwe n'abizera bo mu bihe byose, bacunguwe n'amaraso ye, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, ahubwo ari iryera kandi nta nenge rifite. Aya magambo turi gusoma aboneka mu by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera, paje 154. Aya magambo ni amagambo akomeye tugomba kwitaho ari muri iki gitabo, kubera yuko iyi nzira y'Imana, iyi nzira igomba kuba inzira nyabagendwa, ikaba inzira yo kwera, ntabwo ari inzira itagendwa. Bivuze ngo hari abantu b'Imana banyuze muri iyo nzira, natwe tugomba kumenya iyi nzira kugira ngo tuyinyuremo, Imana itange amategeko n'amabwiriza tuyumve. Mu gitabo by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera, paje 158 haravuga ngo, tugiye kureba itorero rigaragara n'iritagaragara. Iyi mvugo rigaragara cyangwa ritagaragara yakoreshejwe kugira ngo batandukanye imigabane ibiri y'itorero ku isi. Ibigereranyo twagiye tuvugaho mbere byerekeza by'umwihariko ku itorero rigaragara. Tugiye kureba rero itorero rigaragara n'itorero ritagaragara. Itorero rigaragara ni itorero ry'Imana ryashyiriweho umurimo, ryuzuza inshingano yaryo yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose, nk'uko biboneka muri Matayo 28:18 kugera 20, no kwiteguriza abatuye isi kugaruka kwa Yesu mu bwiza, nk'uko biboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:23, Abefesi igice cya 5:27. Nk'umuhamya wihariye watoranyijwe wa Kristo Yesu, itorero rimurikira kandi rikabwiriza abatuye isi nk'uko Kristo yabigenzaga, ribwiriza abakene ubutumwa bwiza, ribwira imbohe ko zibohorwa, impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kubamenyesha iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Ariko bakomeza bagira bati, tugiye gusobanukirwa neza n'itorero ritagaragara. Itorero ritagaragara ryitwa nanone itorero rusange, rigizwe n'ubwoko bw'Imana bukomoka ahantu hose ku isi, rinagizwe n'abizera bagize itorero rigaragara, ndetse n'abandi batandukanye batagengwa na gahunda y'itorero rigaragara, bakurikije umucyo bahawe na Kristo. Abo bantu bo mu itorero ritagaragara nibo bari mu bwami bwa Kristo. Nubwo bamwe bakomoka mu itorero rigaragara, ariko ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko
itorero ritagaragara ryitwa none itorero rusange rigizwe n'ubwoko bw'Imana bukomoka ahantu hose ku isi, rigizwe n'abizera bagize itorero rigaragara ndetse n'abandi batandukanye batagengwa na gahunda y'itorero rigaragara bakurikije umucyo bahawe na Kristo. Kubaho ku itorero ritagaragara byerekana ko guhimbaza Imana birenze kure amagambo, ko bahimbaza Imana mu mwuka no mu kuri. Yesu yaravuze aya magambo tugiye gusoma aboneka muri Yohana igice cya 4:23. Abasenga Imana by'ukuri bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri, kuko ari by'Imana idusaba. Kubera umuco kamere, guhimbaza ko kuri mu mwuka, abantu ntibashobora kumenya neza abagize itorero ry'Imana n'abatarigize. Kubw'umwuka wera, Imana izana ubwoko bwayo mu itorero ritagaragara ngo ryinjire mu busabane bw'itorero rigaragara. Niyo mpamvu muri Yohana igice cya 10:16 handitse ngo mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, birakwiye ko nzizana zikumva ijwi ryanjye, bakaba umukumbi umwe, bakagira umwungeri umwe. Ni mu itorero rigaragara gusa bashobora kubona ubunararibonye bw'ukuri kw'Imana, urukundo, umushyikirano, kubera ko Imana yahaye itorero rigaragara impano z'umwuka. Izo mpano z'umwuka zubaka abarigize muri rusange n'umuntu ku giti cye. Igihe Pawulo yamaraga guhinduka, Imana yamuhuje n'itorero ryayo rigaragara, imugira umuyobozi w'ubutumwa bwayo. Ni muri ubwo buryo na n'uyu munsi Imana ishaka kuyobora itorero ryayo rigaragara rirangwa no gukomeza amategeko yayo, kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, kugira ngo ifatanye naryo kurangiza umurimo wayo mu isi. Nk'uko biboneka mu Byeshu igice cya 14:12 n'igice cya 18:4, ndetse na Matayo 24:14, ndetse n'igice cya 10 cy'iki gitabo ibyo Adventiste umunsi wa karindwi bizera. Ijambo ry'itorero ritagaragara nanone ryagiye rifatwa nk'itorero rihuje iryo mu isi n'iryo mu ijuru. Ndagira ngo aya magambo tuyiteho cyane igihe tugana ku musozo. Ijambo itorero ritagaragara ryagiye rifatwa nk'itorero rihuje iryo mu isi n'iryo mu ijuru, ari byo nifuza yuko mu gusoza iki cyigisho dusobanukirwa n'ahantu ho mu ijuru. Ijambo itorero ritagaragara ryagiye rifatwa nk'itorero rihuje iryo mu isi n'iryo mu ijuru, nk'uko biboneka mu Befeso igice cya 22 kugera 23. Reka dusome aya magambo. Abefeso igice cya 22 kugera 23. Dukwiye gusobanukirwa neza n'ahantu ho mu ijuru, tukamenya umugambi Imana ifite wo kugira ngo itujyane mu bwami bwayo. Dukwiye gusobanukirwa n'ahantu ho mu ijuru kugira ngo dusobanukirwe n'umugambi w'Imana. Abefeso igice cya 22 haranditse, kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ijambo ry'itorero ritagaragara ryagiye rifatwa nk'itorero rihuje ibyo mu isi n'iryo mu ijuru, ndetse n'itorero rizaba ryahungiye mu butayu mu gihe cy'akarengane, uko biboneka mu Byeshu igice cya 12 umurongo wa 6 n'uwa 14. Niyo mpamvu umunyezaburi mu gusoza Zaburi 148 umurongo wa 1 yanditse ngo haleluya, nimushime Uwiteka mu ijuru, nimumushimira ahantu ho mu ijuru. Mureke dushimire Uwiteka ahantu ho mu ijuru, mureke twifuze kuba ahantu ho mu ijuru, kubera yuko ahangaha niho itorero ritagaragara rifatwa nk'itorero rihuje ibyo mu isi n'iryo mu ijuru, maze umugambi w'Imana ifite kuri twebwe wo kudutunganya idutunganyiriza aho ngaho, kugira ngo tube dufatanije n'itorero ryo mu ijuru. Imana itanga amabwiriza tuyumve, tugendane nayo nk'uko Enoki yagendanaga n'Imana, ndetse ibyanditswe biratubwira ngo Enoki yabanaga n'Imana. Enoki yari ameze nk'uwituriye mu ijuru. Natwe tube mu isi tumeze nk'abituriye mu ijuru, mu izina rya Yesu. Mureke twongere dusenge. Turagushimye Mwami wacu, Muremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe rihimbazwe. Utugiriye neza kuko utweretse amabanga y'ubwami bw'Imana, ukatwereka yuko wifuza ko dutura ahantu ho mu ijuru. Uko niko umugaragu wawe Enoki yabayeho, ngo igihe yari mu isi umutima we n'ubwenge bwe byasabanaga nawe, yari ameze nk'uwibereye mu ijuru. Reka ubwo uri gutunganya imibereho yacu, ubwo wifuza kutugira bamwe mu bagize umubare w'ibihumbi 144, reka ubwenge bwacu busobanukirwe no gutura mu ijuru. Reka imibereho yacu ihinduke, tumere nk'uko ubyifuza, maze nutanga amabwiriza tukumve,
maze amategeko yawe ahinduke amasezerano yacu mu mitima yacu. Reka ibyo wifuza ari byo biba kuri twebwe. Reka ubwenge buvuye mu ijuru buyobora imibereho yacu, mu izina rya Yesu.